So mine is appalled President Museveni through the media openly free all political prisoners including Dr. Kizza Besigye. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Bamwe bati ni impamvu za politike, abandi bati bitandukanye cyane n'ibyo ndetse birahabanye cyane, bati ahubwo ni ukubera depression Perezida Museveni amaranye ibinyacumi byinshi by'imyaka, depression y'urukundo rwe rwa mbere atabashije kugumana, ahubwo rukamuca mu myanya y'intoki rukigira kuri mukeba we w'ibihe byose, Bwana Kizza Besigye. Ngo nta mabanga nakomeye kuruta uko twe tubitekereza, amabanga ahubwo yanagejeje no kugusangira uburiri bumwe by'igihe kirekire, byanajyanaga ubwo birumvikana no guhuza imibiri hagati ya Perezida Museveni na Madamu Winnie Byanyima. Ibyo byose rero ngo nibyo Museveni atabashije kwiyumvisha neza uburyo umugore yakunze urukundo nk'urwo yamucika mureba, akoresha imbaraga zose zishoboka zirimo n'iz'ubutegetsi acigatije ibiganza bye kuva mu mwaka w'1986 ngarebe ko yamwisubiza, ariko biranga bibi by'ubusa, yigumira kwa mukeba we w'ibihe byose Kizza Besigye. Ngo nta gahinda Museveni atigeze akira kuva mu busore bwe kugeza n'ubu, ubwo ari umusaza uri hafi yo kwicumba akabando. Ngo ni igikomere yamuteye n'ubu kikijojoba, ngo ni inzozi mbi n'ubarota agakanguka. Ibyo rero n'ubundi rigahozwa iteka n'ibyo ngo yabapfa na Kizza Besigye, akaba ariyo mpamvu ngatahwemye kumwigirizaho nkana no kumwumvisha kuva mu myaka myinshi ishize kugeza n'uyu munsi ahakomeje kwicirwa n'inzara muri gereza. Ni inkuru ndende bigoye kubonaho nyihera, ariko reka mpiranga. Hari induru n'umwuka mubi bimaze iminsi mu gihugu cya Uganda, aho benshi bakomeje kutavuga rumwe ku mugabo witwa Kizza Besigye n'umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni. Aho ibi byarenze kuba intambara y'imbaraga z'ubuyobozi no kuba hari ugaragaza akarenganwa cyane, ahubwo byabaye intambara y'amagambo kugeza n'ubwo amabanga y'imbere mu mibanire y'aba bombi akomeje kujya ku karubanda. Nk'ubu ejo bundi umugore wa Besigye yatangaje ko nubwo abantu bakomeza guhuza ibyo wita akarengane umugabo we Besigye ari gukorerwa, bakagahuza n'umubano wihariye yaba yaragiranye na Perezida Museveni, ko rwose ngaho kwaba ari ukwibeshya cyane, ko batigeze bagirana umubano udasanzwe. Ati Perezida Museveni twari dufitanye umubano usanzwe, harimo ibibazo byinshi bitamo kubivamo, ariko si ngombwa kubigarukaho. Nyamara uyu Dr. Winnie Byanyima, umugore nyine wa Kizza Besigye, aha yarabaye nk'ukoza hagati mu ntozi, kuko yahise asubizwa byihuse n'umuhungu w'imfura wa Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, umugabo utagira ipfana, wavuze ko rwose abeshya kahubwo umubano we na papa we wari udasanzwe na gato. Ati nta kintu gisanzwe mu mubano wawe na data, wageze mu rugo rwishimye ushaka kurwangiza, uri icyago, ntabwo wagiye, ahubwo muzehe yarakwirukanye mu kuboza mu 1986 akujyana mu modoka uri kurira agushyira ababyeyi. Winnie Byanyima nawe nakuzuyaza yahise asubiza General Muhoozi, ati hari amateka akomeye ari hagati yanjye na so, ku buryo twembi twahisemo kurenga ibyahise mu cyubahiro twembi tugombana, ariko nukomeza kubeshya bishobora kumpatira gushyira hanze ibimenyetso bikomeye by'ibyabaye. Nifuza gukomeza uburyo twahisemo buduhesha agaciro, ariko amahitamo aracyari yawe. Nizere ko ibi birangiriye aha. Ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Oscar. Dushime. Reka tuganire kuri uruntu ruri hagati y'imiryango yombi. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Dr. Winnie Byanyima amaze iminsi yumvikana cyane mu itangazamakuru avuganira umugabo we Dr. Kizza Besigye ufunze aregwa kugambanira igihugu no gushaka guhirika ubutegetsi. Besigye watangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara muri gereza, urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwanziye ko urubanza rwe ruvanwa mu rukiko rwa gisirikare rukajyanwa mu nkiko za gisivili. General Muhoozi yageze ubwo avuga ko nubwo Dr. Kizza Besigye yimuriwe mu rukiko rwa gisivili, ariko bitewe nuko azitwara cyangwa uko umugore we Byanyima azitwara bishobora kuzatuma amusubiza mu rukiko rwa gisirikare. Nyamara ibi byongeye kwibazwaho ndetse binateza urusaku mu baturage ba Uganda, aho bakomeje kuvuga ko mu byo Kizza Besigye yaba arimo kuzira harimo no gushaka kwishyira hejuru, akumva ko kuba yarashatse umugore bivugwa ko yaba yarabanye na Museveni bituma yumva afite ububasha butuma yumva bareshya. Abandi bati cyangwa se Museveni yaba akikundira uyu mubyeyi.
ariko nanone abakuru bihagije bakavuga ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa, ko imyaka ya Museveni itakimwemerera kujya muri izo nkundo zidafite icyerekezo, ahubwo ko guhana Besigye aribyo byari bikwiye, nk'uko n'undi muntu wese wagerageza kuba umwanzi w'igihugu akifuza kugambanira umukuru w'igihugu ngo apfe aba akwiye kubihanirwa bidasubirwaho. Mu yandi magambo, bemera ko ibyo Museveni ari gukorera Besigye ari byo. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko ibi byose ari ibyatangiriye imbere indani kuva kera aho Museveni yari akiri muto akamenyana na se wa Winnie Byanyima, nk'uko inkuru yasesenguwe n'ikinyamakuru Igihe ibivuga. Niba hari abantu perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni adashobora kwibagirwa mu buzima bwe, harimo Boniface Byanyima, umusaza wamureze ndetse agatanga umusanzu ukomeye kugira ngo abe ari ahari uyu munsi. Umviye inkuru. Mu ijambo Museveni yavuze mu mwaka wa 2017 ubwo yasezeraga kuri Boniface Byanyima, yavuze ko yamenyanye bwa mbere n'uyu musaza ahagana mu 1959 ubwo yajyaga kwiga muri Mbarara High School aho uyu musaza yigishaga. Yagize ati, namumenye nk'umwarimu muri Mbarara High School mu 1959 ubwo najyaga muri iryo shuri mu mwaka wa mbere. Icyo gihe nibwo bwa mbere nawe ariko yari yarigishije igihe kinini imbere yaho. Yaje kunyigisha, yanyigishije mu wa mbere no mu wa kabiri. Muri iri jambo Perezida Museveni yabaye nk'uyibagirwa kuvuga uburyo uyu musaza wamwigishije yanamufashije no mu buzima busanzwe, cyane ko ariho yajyaga aruhukira rimwe na rimwe akanamuha amafaranga y'ishuri. Mu kiganiro Boniface Byanyima yagiranye n'umunyamakuru Benon Hebel Oruka muri 2015, ikiganiro bise Museveni I Know, uyu musaza yavuze ko yabaniye neza Perezida Museveni ndetse akamufata nk'umwana we kugeza ahagana mu 1990 ubwo yashwanaga n'umuryango we. Yagize ati, yaradusuraga cyane, yarankundaga n'umuryango wanjye n'abana banjye, twamufataga nk'umwana wacu. Yari umusore muto ufite intego, buri gihe yageragezaga kwerekana ko ashoboye kurenza abandi banyeshuri ndetse akagaragara nk'ufite intego no mu bintu bito. Buri gihe yabonaga amahirwe yashakaga kwerekana ko ari umuntu w'ingenzi, yashakaga kubahwa. Boniface Byanyima yavuze ko ubwo se wa Museveni na nyina batandukanaga aribwo yatangiye kumufasha cyane ndetse atangira kuba mu rugo rwe mu buryo buhoraho. Ngo mu bwana bwe Museveni yari umwana ugoranye kuko utapfaga kumenya icyo atekereza. Ati, byamfashe igihe kugira ngo musobanukirwe kubera ko agira ibanga cyane, ntushobora kumusobanukirwa mu gihura. Hari uruhande akwereka n'urundi agira ibanga, kubw'ibyo byamfashe igihe kugira ngo musobanukirwe. Nyuma yo kujya muri Ntare School, Museveni yakomeje gusura uyu muryango ndetse Boniface Byanyima akamuha ibyo akeneye kimwe n'abandi bana be. Uyu musaza yavuze ko nubwo Museveni atarazi ubwenge cyane mu ishuri ariko yakundaga kwiga cyane. Nyuma yo kuva Dar es Salaam, nibwo Boniface Byanyima yatangiye kumva na Museveni ibiganiro bya politike, aho ngo yakundaga cyane amatwara ya gikomuniste. Ngo mu kanwa ke hahoragamo imvugo za Vladimir Lenin wayoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. N'intandaro y'umubano mubi yabaye kuba Museveni yarashatse kurongora umukobwa w'uyu musaza witwa Winnie Byanyima, ariko umusaza aramumwima. Uretse kuba umwarimu wa Museveni, Boniface Byanyima ni na se w'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida, Winnie Byanyima akaba n'inshuti yo mu bwana ya Perezida Museveni. Muri iki kiganiro bise Museveni I Know, Boniface Byanyima yavuze ko ubwo Museveni yari akiri mu ishyamba ashaka gufata ubutegetsi, umukobwa we yafashe icyemezo cyo kumusangayo atamugishije inama. Ati, Winnie Byanyima yasanze Museveni mu ishyamba, gusa ntiyambwiye ko yari agiye kubasanga. Yari ari ku ishuri aho yari yaragiye kwiga mu Burayi nk'impunzi. Winnie Byanyima yagiye i Burayi nyuma y'uburakari yatewe n'urupfu rwa mubyara we witwaga James Kanyamunyu wishwe n'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Gusa ngo se yaje gutungurwa n'uburyo yasanze Museveni mu ishyamba nyuma yo kurangiza amasomo muri kaminuza ya Manchester. Ati, sinibuka igihe cyangwa uburyo yabasanze mu ishyamba, gusa yabaye umwe mu barwanyi nyuma aza kujya muri guverinoma. Ubwo bari bavuye mu ishyamba yaje hano ndamwihanangiriza, namubwiye kutajya muri guverinoma ya Museveni, namubwiye ko atari umuntu wo kwizera ariko yanga kunyumva. Boniface Byanyima yavuze ko yatunguwe n'uburyo mu 1987 Museveni yaje kumusaba ko yarongora Winnie Byanyima mu gihe yarazi neza ko yashakanye na Janet Museveni icyo gihe witwaga Kataha. Ati, Museveni yaje asaba ubukwe,
yashakaga kurongora Winnie Byanyima, ibintu ntemeraga. Nabwiye umukobwa wanjye ni Museveni si umuntu wo kwizera. Natekereza ko hari mu 1987. Icyo gihe yari yarashakanye na Janet, nari mbizi. Boniface Byanyima yakomeje avuga ko mbere yuko Museveni yiyizira kumusaba umukobwa we, yabanje kohereza se Amos Kaguta. Ati habanje kuza se kubinsaba, ndamubwira nti oya. Nyuma Museveni ubwo yari perezida yiyiziraha, mubwira ko nashobora kubyemera. Naramubwiye nti niba ushaka kumurongora, naramuka bishaka bizaba ari ibimureba, njye simbishaka. Ibyo umusaza yavuze biramutse ari byo koko, Museveni yaba yarashatse kurongora Winnie Byanyima mu gihe yari yaramaze gusezerana na Janet Museveni. Museveni na Janet basezeranye muri Kanama mu 1973. Bibaruka imfura yabo General Muhoozi Kainerugaba, kuri ubu akaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF. Bamubyaye ku itariki 24 Mata mu 1974. Museveni na Janet barakuranye cyane ko n'amashuri abanza bayize ku kigo kimwe cya Kyamate Primary School. Nyuma baje kuburana, bongera guhurira i Nairobi, ari naho basubukuriye umubano wabo. Muri iki gihe Museveni yashakaga kurongora Winnie Byanyima, Janet Museveni yari ari mu buhunzi ku mugabane w'Uburayi, cyane ko muri Gashyantare mu 1981 ubwo umugabo we yatangizaga intambara yo gufata ubutegetsi. Janet Museveni yahise ahungira muri Kenya, aho yabanaga n'inshuti z'umuryango. Mu 1983 aza kuhava ajya kuba muri Suwede, aho yagumye akagaruka nyuma y'amezi 4 Museveni amaze gufata ubutegetsi. Winnie Byanyima na Museveni nabo barakuranye kugeza ubwo Museveni yifuje ko babana, nyamara ngo babanye no mu nzu, nyuma baza gushwana. Boniface Byanyima witabye Imana muri 2017 azize guturika kudutsi tw'ubwonko, yavuze ko umukobwa we yamaze igihe kinini abana na Museveni mu gace ka Entebbe, ariko nyuma baza gushwana. Ati babanye igihe, iyo abantu babana ntushobora kumenya neza igihe babanye, ariko barabanye Entebbe. Ngo nyuma Winnie Byanyima yaje kubona ko Museveni atari umuntu mwiza wo kubana nawe. Ndatekereza ko yaje kwibonera ibyo namubwiraga ku mico ya Museveni. Yahise areka Museveni na guverinoma ye. Ubwo Museveni yabaga perezida, nyuma y'ukwezi cyangwa 2 yatangiye kuza hano. Boniface Byanyima akomeza agira ati ubwo Museveni yabaga perezida, nyuma y'ukwezi cyangwa 2 yatangiye kuza hano. Yakundaga kuza kundeba buri cyumweru cyangwa buri kwezi. Bwa mbere yaje kunsaba kurongora umukobwa wanjye, ndabyanga. Ntibyamurakaje kubera ko yari abizi neza ko ntabyemera. Yabyakiriye neza kandi ntibyamubujije gukomeza kuza hano kundamutsa. Yakomeje kugaragara nk'inshuti. Umwuka mubi hagati ya Museveni n'umuryango wa Byanyima watangiye gufata indi ntera muri Nyakanga mu 1990, ubwo guverinoma ya Uganda yigaruriraga urwuri rw'uyu musaza ruherereye mu gace ka Nyabushozi yakoreragamo imirimo y'ubworozi. Boniface Byanyima yavuze ko iki kibazo yakigejeje kuri Museveni, ariko akomeza kumurerega yigira nk'atakizi. Ati ku giti cyanjye ubwo yateraga urwuri rwanjye hari muri Nyakanga mu 1990, abasirikare bafite imbunda bakaza bakarujyamo, bakubise abantu banjye. Ubwo najyagayo naribonye ko boherejwe na guverinoma. Nyuma kugeza iki kibazo kuri Museveni akamwizeza ko azagikemura ntabikore, Boniface Byanyima yafashe umwanzuro wo kwigira we mugabo yakoreraga muri Entebbe kugira ngo amwibutse neza yamugiriye n'ububi bw'ibyo ari kumwitura. Ati nagiye Entebbe, nta kuburenganzira ninjira mu biro bye, tureba n'amaso ku maso. Namubwiye ko namaze kubona ibimenyetso simusiga katari umuyobozi, ntashobora kuyobora Uganda kubera ko avangura amoko kandi akaba atari umuntu wo kwizera. Namubwiye ko nciye umubano nawe ko ndetse niteguye kumurwanya. Icyo gihe Museveni mu kumusubiza yagize ati nigute ushobora kundwanya, nigute ushobora kurwanya ubutegetsi bwanjye? Byanyima ngo yamusubije agira ati nta mbunda mfite, ariko nzafatanya n'abashaka kurwanya ubutegetsi bwawe. Iki kibazo cya Boniface Byanyima na guverinoma ya Uganda cyaje kujya mu nkiko, birangira uyu musaza atsinze ndetse ahabwa impozamarira ya miliyoni 100 z'amashiringi. Umubano wa Winnie Byanyima na Museveni ndetse we na se uyu mugore bamwe babihuza no kuba hari byaba biri muri bimwe mu byapfuye na Kizza Besigye. Nyuma yo gushwana na Museveni
mu 1998 Winnie Byanyima yaje gusezerana kubana na Dr. Kiza Besigye bari baramenyaniye ku rugamba. Uretse kuba Dr. Kiza Besigye yari umusirikare ufite ipeti rya koloneli mu ngabo za Uganda, yanabaye umuganga wihariye wa Perezida Museveni. Nyuma y'imyaka 2 arongoye Winnie Byanyima, Dr. Kiza Besigye yatangiye kugaragaza ko atacyumvikana na Museveni, aho yamushinjaga kuyoboresha igitugu no kubaka ubutegetsi bumushingiyeho. Ntibyatinze uyu mugabo yahise atangira guhatana na Perezida Museveni mu matora yo guhatanira kuyobora Uganda. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru byo mu Budage, Kiza Besigye yavuze ko azi umubano wihariye Museveni yagiranye n'umugore we, ariko yemeza ko atari yo ntandaro y'ubwumvikane buke bwavutse hagati yabo. Yagize ati, yego bagiranye umubano wihariye, ariko sinkeka ko uwo mubano wa Museveni na Winnie ufite aho uhuriye n'umubano wanjye nawe. Ibyo Museveni ankorera yabikorera n'undi wese batavuga rumwe. Nubwo bimeze bityo ariko amakuru aturuka muri Uganda avuga ko umubano mubi wa Museveni ndetse na Besigye ushobora kubuterwa n'uko uyu mugabo yanze guheba burundu Winnie Byanyima. Ibi kandi byanemejwe n'umuvugizi wa Forum for Democratic Change FDC, ishyaka rya Besigye, witwa Wafula Ogutu. Mu mvugo itarimo kurya indimi na gato, Ogutu muri 2017 yavuze ko Museveni agikunda Winnie Byanyima, akaba ari nabyo byamutandukanije na Kiza Besigye. Ati, Museveni aracyakunda Winnie, nigeze amukuraho amaso kugeza n'uyu munsi. Ndakeka ko Museveni yanga Besigye kubera Winnie, kandi dutekereza ko Museveni yabonye Besigye nk'umugabo ushaka kumusuzugura ubwo yatangiraga kugaragaza ko atavuga rumwe nawe. Ogutu yavuze ko Museveni yaragitsimbaraye ku mubano we na Winnie Byanyima, ngo uretse ko uyu mugore yaje gufata umwanzuro wo kumureka burundu. Ku rundi ruhande ariko hari n'abavuga ko ahubwo uyu mugore ari we waje kuri misiyo yo gusenyera Janet, ariko ntabigereho bikarangira yirukanwe na Museveni. None ninde uri mukuri muri aba bombi? Ese uyu mubano mubi wa Besigye na Museveni uzagira iherezo? Njye ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime. Naho utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21, cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Zinia, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga
icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora. Umva aka kantu, IBTC Film and Design School yabazaniye promosiyo idasanzwe. Ubu wakwigiraho uri uciye kuri wa/IBTC/e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa, ukaba ushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4, umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa udusure kuri wa/IBTC Film School /AC/Rwa.